umva noneho hajemo undi mumaro ukomeye cyane ngo kugira ngo yige uko yakubaha Imana ye. Byumvikane ntiwamenya uko wakubaha Imana utabisomye muri cya gitabo ari mu kutubwira aricyo Bibiliya. Okay, rero harashobora kuvuga ngo yubaha Imana ariko atamenye n'uburyo Imana ishaka yuko bayubahamo, atazi n'uburyo bayubahamo. Ariko yagisomye arabisobanukirwa akamenya uburyo agomba kubaha Imana. Komeza bavuga bati icyo gitabo azakibane ajye agisoma iminsi yose akiriho. Byumvikane nakonje iriho cyangwa ngo iminsi igenwe runaka yo gusoma icyo gitabo, ahubwo ni ibya buri munsi. N'undi biragaragara nkaho ari inshingano. Ubundi kugisoma ni inshingano. Yego, nimba twavuze yuko ari icy'abakristo, Bibiliya ikintu dufasha harimo amagambo yo kuduhugura. Yego, harimo amagambo yo kuduhugura nayo kutugira inama. Yego, y'uburyo tugomba kwitwara. Yego, nk'abakristo nyine harimo ubujyanama bw'abakristo muri iriya Bibiliya tubona n'abantu bagenda. Kumva harimo inyigisho zidufasha gusobanukirwa, kuko nk'uko twabonye uburyo bw'umwuka, kuko iyo ukora ikintu uzi ugikora neza, ariko iyo ukoze ikintu ugendeye ku bandi akenshi kirakugora, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ingendo y'undi iravuna. Yego, ariko iyo bisobanukiwe wowe ubwawe ubasha kubi. Okay, nicyo natwe tugira ibyo duhindura. Yanjye ntabwo ari icyo ngicyo nashishikariza abantu kumenya ngo Imana yambwiye. Yego, aho iminsi turimo ari iminsi Satani ari gukora cyane, ashaka kuriganya abantu ubugingo, kandi mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye ko byakabaye, ndetse n'ibyo ateganya kuzabamo nko mu iyobokamana hamwe no gufashanya ubwacu ndetse n'abadukurikiye. Mu igenamigambi ryawe uteganya iki ejo hazaza mu by'iyobokamana? Njyewe ikintu nteganya cy'ejo hazaza mu bijyanye n'iyobokamana, yego, numva dusanga muri Bibiliya. Yego, ni ukuvuga ngo amahame yawe y'ingenzi cyangwa ahahatse ayandi mu iyobokamana ashingiye kuri Bibiliya cyane rwose. Nikita, turakwakiriye hamwe n'abakunzi ba Irera TV1. Turagusaba ngo twibwire mu buryo burambuye umuntu dusanze uri mu kazi n'akangaka, ndetse ariko kuba wemeye ko tunaganira muri uyu mwanya. Turakwakiriye ngo twibwire hamwe n'abakunzi ba Irera TV1. Ni karibu. Murakoze. Amazina yanjye ni Twimana Angelique. Yego, ndi umumama w'abana 2. Yego, nkaba nkorera hano mu buryo bwo gushaka imibereho. Yego, kumva nta bindi birenzeho. Imana ishimwe cyane. Wenda mu by'ubuzima busanzwe tugusanze hano si mu buryo bwo kukwinjirira mu buzima, ahubwo twagira ngo udufashe hamwe n'abakunzi ba Irera TV1, udufashe utubwire muri make mu buzima bwawe ugira amahame ugenderaho, sibyo? Yego. Birazwi yuko hari igihe umuntu avuga ati mfashe imyanzuro mu buzima runaka, nawe hari amahame ufata ukavuga uti hari amahame nzabamo muri ibi n'ibi. Ako noneho twebwe turi kukubaza amahame ahatse ayandi mu by'iyobokamana ugenderaho ni ayahe? Njyewe amahame ngenderaho ni amahame ya gikristo, ajyanye n'ijambo ry'Imana. Yego, dusanga muri Bibiliya. Yego, ni ukuvuga ngo amahame yawe y'ingenzi cyangwa ahahatse ayandi mu iyobokamana ashingiye kuri Bibiliya cyane rwose. Okay, urakoze cyane kubw'icyo ngicyo kukidusobanuriyeho. Wenda nanone nimba atari iby'ibanga mu mibereho yawe, hari ibyo umuntu aba arimo ndetse n'ibyo ateganya kuzabamo nko mu iyobokamana hamwe no gufashanya ubwacu ndetse n'abadukurikiye. Mu igenamigambi ryawe uteganya iki ejo hazaza mu by'iyobokamana? Njyewe ikintu nteganya cy'ejo hazaza mu bijyanye n'iyobokamana, yego, numva
nashishikariza urubyiruko yego cyangwa se abantu bakiri batoya yego gusobanukirwa ibintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, kuko mbona muri ino minsi turimo ari iminsi Satani ari gukora cyane, ashaka kuriganya abantu ubugingo, kandi mu by'ukuri ntabwo byari bikwiriye ko byakabaye. Utubwiye yuko akangurira urubyiruko mu bijyanye n'iby'ijambo ry'Imana, kuriya none se abantu bajya bavuga ngo Imana yambwiye. Byumvikane yuko umuntu yajya agenda impande n'impande ashaka aho Imana yavuze kugira ngo yabyitondere icyo ngicyo, kuri aba bavuga ngo umuhanuzi yavuze cyangwa runaka yarose cyangwa n'undi yeretswe. Nicyo natwe tugira ibyo duhindura. Yanjye ntabwo ari icyo ngicyo nashishikariza abantu kumenya ngo Imana yambwiye, ahubwo ngo ikintu nabanza kumubwira namanza kumwigisha agasobanukirwa agaciro afite imbere y'Imana, n'uwo nguwo ubimubwiye agaciro afite imbere y'Imana. Nawe rero yamaze gusanga ko nawe afite agaciro imbere y'Imana, ashobora kubasha gusobanukirwa nimba nawe ibyo ngibyo Imana yabwiye uwo nguwo nawe yabasha kubimubwira. Noneho iyo wamaze kumenya ko nawe hari aho wakigerera, urumva nyine wigirira icyizere, nawe ukaba ufite urindashyikirwa mu bijyanye n'uburyo no mu buryo bw'umwuka, kuko iyo ukora ikintu uzi ugikora neza, ariko iyo ukoze ikintu ugendeye ku bandi akenshi kirakugora, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ingendo y'undi iravuna. Ariko iyo bisobanukiwe wowe ubwawe ubasha kubikora neza. Kubisobanukirwa twabikura ahagana, twabikura muri Bibiliya. Twabikura muri Bibiliya. Wenda twari turimo tuvuga icyo uteganya ejo hazaza mu by'iyobokamana, utubwira yuko wakangurira urubyiruko kumva cyangwa gukurikirana icyo Imana yavuze. Urakoze cyane. Wenda hagati aho ngaho ukomeje ku kintu cyitwa Bibiliya. Mbese iyo Bibiliya ubundi ni iki? Niba uvuze Bibiliya ushatse kuvuga iki? Muri make Bibiliya ni iki? Bibiliya ikintu nshatse kuvuga, ubundi Bibiliya ni igitabo kirimo ibyo abakristo bizera. Abakristo bagira iki? Bizera. Kibumbatiye ibitabo, imizingo byanditswe n'abantu bagiye batandukanye. Noneho kuri uko byanditswe n'abantu batandukanye harimo n'iby'Imana ubwayo yivugiye muri iyo Bibiliya. Byanditswe n'abantu batandukanye, ariko harimo n'iby'Imana ubwayo yagize iki? Yivugiye. Urakoze cyane ku bisobanuro duhaye ku gisobanuro cya Bibiliya, ariko turararika nawe udukurikiye kuri Rera TV 1 kugira ngo uduhe inyunganizi cyangwa utange ikibazo unyuze muri komenti, kandi nawe utarakora subscribe wayikora kugira ngo ukomeze ivugabutumwa, kandi kugira ngo n'ikiganiro cyose n'icyigisho tunyujije ujye uhita ukibona. Mama Nikita, watubwiye ko nyirizina witwa Angelique. Uwimana Angelique. Wenda udufashije twebwe ubwacu n'abadukurikiye, hari ibyo tugenda twibazaho tukanatekerezaho, sibyo? Twabona umuntu atambuka tukamubona na Bibiliya uvuze, sibyo? Twabona abantu binyabya bakagenda na Bibiliya, ukabona buri wese niyo ari nayo, sibyo? None iyo Bibiliya utubwiye ubundi akamaro kayo ni akahe wundi nyirizina? Ubundi Bibiliya imaze iki? Akamaro rero ka Bibiliya kimaze, nk'uko nakubwiye ngo harimo ibyo abakristo bizera. Bibiliya ikintu dufasha, harimo amagambo yo kuduhugura. Harimo amagambo yo kuduhugura n'ayo kutugira inama y'uburyo tugomba kwitwara nk'abakristo. Nyine harimo ubujyanama bw'abakristo muri iriya Bibiliya iyo tubonana abantu bagenda. Kumva harimo inyigisho zidufasha gusobanukirwa, kuko nk'uko twabonye ubusobanuro bwa Bibiliya twasanze ko harimo ivuga ku by'amateka no ku by'ubu no ku by'igihe kizaza. Noneho rero iyo tuyisomye tugasobanukirwa iby'amateka, tubasha kumenya uburyo abatubanjirije ese byari bimeze gute. Noneho tubihujije n'iby'iki gihe tubasha kumenya ese twebwe turiho ubu ngubu twabigenza gute. Noneho se abo turi kurera b'ejo hazaza
bo byabafasha iki? Byabafasha ibyo byose rero niho tubisanga muri iyo Bibiliya iyo twamaze kuyisoma. Yego. Ako rero niko nakubwira ko ariko kamaro, kuko niyo uduha impuguro tugendeye kuri abo batumanjirije no mu byo twisomeye dusanzemo byagiye biva mu mizingo iyo bagiye bandikamo. Urakoze cyane Mama Nikita Angelique. Buriya nk'uko n'ubundi wari ugiye ubikomozaho, usanga Bibiliya nyirizina, usanga Bibiliya n'ubundi nk'uko wari ubivuze ari igitabo kirimo ibyo abakristo bizera, kandi kibumbatiye hamwe ibitabo n'inzandiko, bikaba byaravugaga kandi binavuga ku by'amateka, iby'uyu munsi n'iby'ejo hazaza, kandi byanditswe n'abantu bagiye batandukanye. Kandi ugasanga n'ubundi wa mugani nk'uko wabivuze, Bibiliya irimo n'iby'Imana nyirizina yo yagize gute, yivugiye. Urakoze cyane rero ku ibyo bisobanuro ugiye uduha utubwiraho, ariko dusanga nyine no muri iyo Bibiliya iyo uyisomyemo batwereka n'ubundi umumaro wayo. Muri ibyo bitabo twari tuvuze, muri izo nyandiko iyo winjiyemo nyirizina ubonamo na wa mumaro wayo. Niho tugiye kwifashisha n'ubundi Bibiliya, tugasoma hamwe tureba umumaro n'ubundi wa Bibiliya. Ariko ku iki ngiki twari tuvuzeho cy'umumaro wa Bibiliya, turararika nawe dukurikiye ngo duhe inyunganizi, tubwire ubundi umumaro wa Bibiliya ni uwuhe wo ku giti cyawe, cyangwa uduhe ikibazo unyuze muri komenti ku cyo urimo kwibaza kuri Bibiliya. Dusomye mu Gutegeka kwa Kabiri ibice 17 ku murongo wa 19, ho haravuga hati icyo gitabo azakibane ajya agisoma iminsi yose akiriho, kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Urumva aho hantu dusomye n'ubundi harimo kwerekana umumaro w'icyo gitabo wari utubwiye aricyo Bibiliya. Akavuga ngo icyo gitabo azakibane, byumvikane mu kubaho kwe abane nacyo. Nimba afite misiyo runaka mu kazi runaka, ariko nayo abane nayo nacyo abari kugisoma. Hakomeza bavuga bati icyo gitabo azakibane ajye agisoma iminsi yose akiriho. Byumvikane nta konje iriho cyangwa ngo iminsi igenwe runaka yo gusoma icyo gitabo, ahubwo ni ibya buri munsi. N'ubundi biragaragara nk'aho ari inshingano. Ubundi kugisoma ni inshingano. Yego. Nimba twavuze yuko ari icyo abakristo bizera, urumva no mu mibereho yabo ya buri munsi baba bagomba kugisoma kugira ngo kibashe kubahugura mu byo bakora, bagire umurongo ngenderwa babikoreramo unoze nk'abakristo. Mbese mu mibereho yabo Imana ihabwa icyubahiro. Noneho hakakomeza bavuga ngo ajye agisoma iminsi yose akiriho. Urumva mu kubaho kwe kose, mu buzima bwe bwose abayeho, ajya asoma icyo gitabo ngo kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye. Umva noneho hajemo undi mumaro ukomeye cyane, ngo kugira ngo yige uko yakubaha Imana ye. Byumvikane ntiwamenya uko wakubaha Imana utabisomye muri cya gitabo arimo kutubwira aricyo Bibiliya. Rero harashobora kuvuga ngo yubaha Imana ariko atamenye n'uburyo Imana ishaka yuko bayubahamo, atazi n'uburyo bayubahamo. Ariko yagisomye arabisobanukirwa, akamenya uburyo agomba kubaha Imana. Urakoze cyane ku nyunganizi turimo kugenda duhana, ngo kugira ngo yige kubaha Uwiteka Imana ye no kwitondera amagambo yose y'ibi byategetswe n'aya mategeko no kuyumvira. Mama Nikita, urakoze cyane ku bw'iki cyigisho, si byose udusangije cyangwa uduhayeho inyunganizi n'inama zitandukanye. Umuntu akimara kwiga icyigisho nk'iki ngiki cy'ingenzi, ahita ashyira mu bikorwa ako kanya, atangira gushyira mu bikorwa ibyo amaze kwiga ndetse akabimenyesha n'abandi. Cyane rwose. Angelique, turimo dusoza kino kiganiro, ni iki wabwira abadukurikiye uyu mwanya? Icyo nabwira abadukurikiye uyu mwanya ni uko bagomba gushishikarira gusoma icyo gitabo,
kuko tubonye ko aricyo kidufasha mu mibereho y'ubuzima ya buri munsi. Yego. Kumva nicyo kiduhugura, nicyo kitugira inama, nicyo kitwigisha no kubana neza n'Imana. Ubwo rero icyo nabashishikariza ni ukugiha agaciro bakagisoma. Yego. Kandi bagakurikiza ibikirimo. Okay, ibyo basomyemo. Urakoze cyane. Turasaba nawe udukurikiye kuri Irera TV1 waduha inyunganizi unyuze muri komenti cyangwa ufite ikibazo ukakibaza kugira ngo n'abandi babasha gusoma babashe gushyiraho igisubizo. Murakoze cyane. Rero uyu mwanya ushaka kugira ngo ujye ubona ibiganiro wakanda kuri iryo jambo riri mu ibara ry'umukara subscribe cyangwa sabone kugira ngo buri kiganiro cyose kijye kikugeraho. Rero mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese dushakaho kugira ngo dukore igikwiriye nk'abana b'Imana. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.